nasabwe gutanga ibitekerezo ku buryo bwo guteza imbere gusoma no kwandika mu ishuri. Hari uburyo bunyuranye bwateza imbere gusoma no kwandika, ariko ndumva guha abanyeshuri umwanya uhagije wo gusoma ibitabo bihitiyemo ari ingenzi cyane. Aho guhora mbahitiramo ibitabo buri gihe, abanyeshuri bashobora no kwihitiramo ibitabo bashaka bakurikije ibyo bakunda. Ibyo bituma babona ko ibitabo bishobora kwandikwa hakurikijwe insanganyamatsiko nyinshi kandi zinyuranye. Umwaka ushize mu kigo cyacu twari dufite amatsinda yo gusoma. Byatanze umusaruro mwiza cyane. Abanyeshuri bahuraga rimwe mu cyumweru. Rimwe na rimwe bose basomaga igitabo kimwe nyuma bakakiganiraho. Ikindi gihe basomaga ibitabo bitandukanye, basangiza abandi ibyo basomye, hanyuma bagashishikariza bagenzi babo gusoma igitabo basomye. Reka nkubwire igikorwa giteza imbere gusoma no kwandika twakoresheje umwaka ushize. Twakoresheje ibirori byo kuririmba. Twasabye abanyeshuri kwiga indirimbo gakondo cyangwa ibice bigize iyo ndirimbo bakayifata mu mutwe. Abanyeshuri bakoreye mu matsinda ya babiri kugira ngo bajye bafashanya. Twabahaye umwanya wo kwitoreza mu ishuri, tuganira ku magambo mashya bagiye bahura nayo, hanyuma dukora urukuta rw'amagambo. Ubu buryo bwafashije buri wese kwiga amagambo mashya n'ibisobanuro byayo. Ku munsi w'ibirori abanyeshuri bari bishimye cyane. Bamwe baje bambaye imyenda y'ibirori. Ntibyari byoroshye kwiga indirimbo gakondo y'Ikinyarwanda, ariko twese byadufashije kwiga amagambo menshi n'amateka binyuze mu ndirimbo. Byari ibirori bishimishije ku ishuri ryacu. Mfite ikindi gitekerezo cyiza cyane kijyanye n'uburyo bwo guteza imbere gusoma no kwandika ku ishuri. Ndumva aricyo gitekerezo nkunda cyane kurusha ibindi. Tujya dutumira umwe mu bagize umuryango mugari akaza gusomera abanyeshuri. Asoma igitabo akunda. Umwaka ushize yasomeye abanyeshuri inkuru y'akanyamasyo na Bakame. Yasomaga asesekaza. Abanyeshuri barayishimiye cyane.